Uko bukeye n'uko bwije ibihe bikagenda bishyira ibindi, niko buri gihe tugenda tubona ibintu bitangaje muri iyi si bitigeze bibaho. Guhindagurika kw'ikiremwa muntu mu miterere igaragara ndetse n'imbere mu mubiri kugenda kubaho buri uko bukeye n'uko bwije. Munyemerere tugaruke ku miterere idasanzwe y'abakobwa babiri bavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu 1990. Abby ndetse na Brittany ni abakobwa babiri bavuzwe mu bitangazamakuru bitewe n'imiterere yabo uko bavutse. Ni ukuvuga ko nimba baravutse mu 1990 bafite imyaka 35 y'ubukuru. Igitangaje kuri aba ngaba ni uko umwe muri bo witwa Abby yashatse umugabo ejo bundi, ndetse bikaba bivuga ko bibarutse umwana nubwo amakuru ye atashatse kuyatangaza ngo ajye hanze. Bikaba bimwe mu bintu byaje gutangaza abantu benshi, ku buryo abantu babiri bavutse bafatanye hakavamo umwe ushaka umugabo kandi bose bahuje imyanya myibarukiro. Nitwa Tuyisenge Chrétien, naje kugira ngo tuganire. Umurongo wacu ni uyu nguyu tuzajya duhuriraho buri gihe. Iyi ni shene izajya ikugezaho ibyegeranyo bicukumbuye. Murakaza neza mu byegeranyo bicukumbuye kandi wowe wihebeye ubumenyi tuguhaye ikaze. Ntukibagirwe gukora subscribe kuri iyi shene kugira ngo tujye dukomeza kujyana. Abby na Brittany ni abakobwa babiri babaye ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Bagiye bavugwa ndetse bandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko ibyiganjemo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki? Bagarukaga ku miterere ndetse n'uko igihagararo cyabo giteye. Muri make ni abana bavutse mu 1990 bibarukwa n'ababyeyi bazima badafite ikibazo na kimwe. Nyuma yaho rero ababyeyi baje kubona babyaye umuntu usa nk'aho harimo babiri, uko dore ko imiterere y'abakobwa babiri hejuru ari abantu babiri ariko hasi akaba ari umuntu umwe nk'uko mubibona. Bafite ibyo bahuriyeho mu miterere yabo igaragara inyuma, uko buri umwe wese afite umutwe we n'undi akagira umutwe we, hanyuma bakagira igihimba kimwe ariko nanone kigabanyijemo ibice bibiri nanone bifatanye mu buryo utahita usobanukirwa. Buri umwe wese afite ukuboko kwe n'undi akagira ukundi kuboko, ariko nanone bavutse bafite ukuboko kwa gatatu kwari gutereye ahagana ahangaha mu ijosi, uretse ko kwaje kuvanwaho n'umuganga surgeonist. Imiterere y'aba bakobwa rero uko yagiye itangaza benshi ni uku nguku, ariko nanone iyo uganiriye n'ababyeyi mu kiganiro batanze ku bitangazamakuru bitandukanye, bavuga ko ubwo babyaraga aba bana babiri nabo batunguwe no kubona bameze gutya. Ndetse umwe mu babyeyi babo w'umupapa yavuze ko igihe yabonaga aba bana bavutse bameze gutya yagize igitekerezo cyo kujya kubabagisha kugira ngo byibura babagabanyemo kabiri kugira ngo bibashe kugenda neza. Ariko nanone imwe ndetse no mu mahame ya kiganga n'ubwitonzi n'ubushishozi bagize, bamubwiye ko bitabasha gukunda. Kugira ngo ibi ngibi bishoboke babatandukanye, bababwiye ko bagombaga kubanza kuburamo umuntu umwe byanze bikunze, kuko bimwe mu bice byabo bari babisangiye. Hari ibice by'umubiri bagiye basangiye kandi bitandukanye. Basangiye igice cy'amaguru. Buri umwe wese ahangaha yakagombye kuba afite ukuguru kwe, ariko basangiye igice cy'amaguru. Umwe akontorora uruhande rumwe, undi nawe agakontorora urundi ruhande. Abby aba aherereye ku gice cy'iburyo, mu gihe Brittany aherereye ku gice cy'ibumoso. Mu bigaragara uko bagenda n'uko bareshya biragaragara ko batareshya neza nubwo bose bahuriye ku mubiri umwe. Ariko nanone ibi ngibi biterwa n'uko Brittany yabayeho mugufi ho santimetero 5.8. Ibi ngibi rero ngo bikaba byaranabateye n'uburwayi bufata umugongo, ariko nabwo bakaba bagenda ngo babwivuza gahoro gahoro. Gusa nanone umukobwa n'umugore umwe ari ibice bahuriyeho by'umubiri. Bahuriye ku gice cy'umutima. Ibijyanye n'isirikire ry'amaraso mu mubiri bose bahuje umutima. Ukuvuga ko buri umwe wese agize ikibazo ashobora kucyanduza undi, cyangwa se ibijyanye no gusangira amaraso byose bakaba babihuje. Nanone kandi bahuje urwungano ngogozi ku bijyanye n'igifu. Ibijyanye no kuba imiterere yabo itajya ivugwaho rumwe, kubera ko ubabonye wese agira ubwoba ndetse akabagirira amatsiko,
mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu nkuru ikomeza gusangizwa n'umubyeyi we akomeza n'ubundi avuga ko mu gihe babyarwaga aba bana babiri n'igihe bageraga cyo kugenda bose batangiriye kugendera igihe kimwe, dore ko n'ubundi bari basangiye amaguru. Nanone kandi ikintu kigaragaza ko ari umuntu umwe ariko urimo babiri ni uko buri wese arya ibiryo bye byihariye bishobora kuba bitandukanye n'iby'undi. Abby ashobora kurya bimwe mu biryo yumva yifuza kurya muri icyo gihe, ariko Brittany nawe akaba yarya ibindi. Ibyo byose rero bigahurizwa hamwe mu rura ruto, dore ko rwose barusangiye, ndetse n'urura runini. Ibyo byose rero mu igogora rusange bakaba barihuje, ndetse no mu gihe cyo gusohora umwanda ahabugenewe naho hakaba ari hamwe. Ariko nanone bitavuze ko buri umwe wese ku gice cyo hejuru ashobora kuba ari ukwe mu miterere ye itabangamiye ibyiyumviro bye by'ibyo ashaka ndetse n'ibyo yanga. Bimwe mu bikorwa bashobora gukorera rimwe ariko nanone bijya bitangaza abantu benshi ni uko buriya nta muntu n'umwe muri aba babiri ushobora gusokoza umusatsi wenyine. Barafatanya kuko imiterere yabo bijyanye no guhindukira kw'amajosi nabo ubwabo babigiramo uruhare. Umwe afasha undi n'undi agafasha undi, bose bagatunganya imisatsi yabo. Icyo ni kimwe mu gikorwa babasha gufatanyamo uko ari babiri. Ikindi gikorwa ni ugutwara imodoka. Gutwara imodoka bombi barunganirana, umwe afata vola uruhande rumwe n'undi agafata uruhande rumwe, ku buryo babasha kuyobora ikinyabiziga neza ahabugenewe kandi badatannye ngo bajye mu kindi gice cy'undi muhanda kugira ngo wenda babe bakora accident. Ibyo ngibyo rero nabyo babigenza neza binyuze mu miterere yabo, kuko buri umwe wese afite ukuboko kumwe n'undi akaba afite ukuboko kumwe. Bimwe mu bintu bishobora kuba byaratangaje abantu benshi cyane n'icyo ngicyo kirimo. Abby ashobora kuba yatwaranga imodoka akoresheje amaguru, akoresheje nako ukuguru kumwe, dore ko ari nako aba afite. Hanyuma ngo akajya akandagira ku muriro ndetse agakandagira no kuri feri. Brittany nawe agatwara imodoka akoresheje ukuboko kumwe kuri vola, hanyuma n'ukundi kuguru nako kukaba kwakora nk'ibyo ngibyo bya Abby ibyo ngibyo akora. Gucuranga nacyo ni ikindi kintu aba bakobwa babiri bahuriyeho. Gucuranga umwe n'uwundi abasha kwingikanya n'undi, hanyuma bagakora umurya umwe rwose uhuje injyana ku buryo wumva gucuranga kwabo biryoheye amatwi. Nta kubusanya kubamo kuko ngo buri umwe wese ngo yagire igitekerezo, oya, ahubwo ibitekerezo byose babihuriza hamwe mu gihe bari gucuranga piano n'ibindi bikoresho bya muzika. Ibyo rero bikaba bimwe mu bintu bahuriyeho. Ariko nanone ikindi kintu kijya kibazwaho ni ukuntu aba bakobwa bombi bafatanya iyo barimo kuvuga. Umwe ashobora kugira igitekerezo kimwe mu gihe bari kumubaza ikibazo, n'undi nawe akaba yagira igitekerezo kimwe bakabihurizaho bombi. Mu gihe umwe rero ari gusubiza ashobora kuba yavuga nk'iby'undi arimo kuvuga, ikintu kigaragaza ko nanone ubwonko bwabo buba hari ahandi bushobora kuba buri guhurira mu bijyanye no gusubiza n'imitekerereze. Ikindi kintu bahuriyeho, bashobora gutwara igare bombi bakajya mu byerekezo bashaka ibyo ari byo byose, bitewe n'uko umwe anyonga uruhande rumwe undi akanyonga uruhande rumwe, kuko ari amaguru abiri n'ubundi asanzwe ariyo atwara igare, ndetse n'amaboko abiri akaba ariyo atwara igare mu gufata mu mahembe. Nuko bigenda, umwe ayobora uruhande rumwe undi akayobora uruhande rumwe, bose bakaza guhuriza hamwe hanyuma bagatwara igare gutyo. Ibyo byari bimwe mu byo bahuje iyo bari ku murimo runaka. Mu gace batuyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gace ka New German muri Minnesota, ni agace gakunda kwakirwa nk'agace kavukiramo abantu badasanzwe kandi bafite impano zidasanzwe. Michael, papa w'aba bana babiri, asobanura uko bagiye bakura mu buryo bwo kwingikanya mu bijyanye n'ubwenge n'igihagararo. Avuga ko nanone mu buryo bagiye bakura ari abana bazi ubwenge mu bijyanye n'ishuri, byose bakabifatanya mu mikoro yose babaga bari gukorana. Hanyuma ngo ibyo ngibyo bikabazamurira ubushobozi bwo kugira ubwenge bw'ikigero kiri hejuru cyane IQ, mu bijyanye no kuba bamenya ubwenge by'amashuri.
ariko nanone abaganga bo muri aka gace ko muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cyose bahoraga baca intege umubyeyi w'aba bana bavuga ko batazarenza byibura ikigereranyo cy'imyaka hagati ya 17 na 18 k'abana babiri bazaba barapfuye, ariko nanone bagejeje kuri iyi myaka 35 yose bakiriho. Kwa kundi mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo agateretswe n'Imana igahungahunga n'umuyaga, none koko byabaye impamo. Mu bigaragara inyuma, Brittany niwe mugufi kuri Abra ni muremure. Ibi ngibi rero kubera imigendekere yabo ndetse n'ukuntu bagenda basa nkaho bunamye, ngo byabateye indwara ya scoliosis. Scoliosis ni indwara ifata amagufa y'umugongo hanyuma ukabara igituza n'umugongo, bigatuma rero ngo umuntu ngo ashobora kuba yagira ikibazo mu bijyanye n'imihumekere, hanyuma ngo bigatuma umuntu atabona umwuka. Ibi rero baje kumenya ko barwaye indwara, nyuma yaho bajya kwivuza iyi ndwara mu bitaro bitandukanye, kandi operasiyo yo kubabaga ngo yagenze neza nta n'umwe uhasize ubuzima. Ubwo barimo baganira n'itangazamakuru, bababajije ikintu kimwe wenda abantu bashobora kuba babibeshyaho basubiza muri aya magambo. Baravuze bati wenda ushobora kwibaza ko uramutse ukoze ku ruhande rwa Abel, njyewe Brittany ntabyumva. Oya, igice cyo hejuru buri wese ateye ukwe. Nkozeho ntabwo Abel ashobora kumva ibyanjye. Ibyo duhuriyeho ni ibice byo hepfo guhera ku maguru kuzamura. Hari n'ibindi bice by'imbere duhuriyeho, ariko abantu benshi bibeshya ko ibintu byose tubihuje. Mu gihe bari abangavu, Abby ndetse na Brittany batsindira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Iki cyari igihe cy'umunezero udasanzwe ku babyeyi ndetse n'aba bakobwa, kuko byabaye celebration cyangwa se ibyishimo bidasanzwe. Barafatanyije babigeraho, gusa buri umwe wese yahawe uruhushya rwe rwo gutwara ku giti cye. Bombi nubwo bafatanyije kuko buri umwe yakontorolaga uruhande rw'iburyo, undi agakontorora uruhande rw'ibumoso. Ku bijyanye na vola nuko, no ku bijyanye na pedale z'imodoka nabyo byari uko nguko. Mu bijyanye n'imiterere yabo n'ubundi, hari ibice buri umwe wese afite ariko bigiye byihariye. Umwe afite ibere rimwe n'undi akagira ibere rimwe, bakagira imitima ibiri, ubwo buri wese afite umutima we n'undi afite umutima we. Ibyo byose rero bikaza guhurira hamwe mu bijyanye n'imikorere y'umubiri, dore ko nanone ibice byinshi nanone babihuje. Ibijyanye n'igogora nk'uko twari twabigarutseho haruguru, ni kimwe mu kindi gice aba bakobwa babiri bahuriyeho, ndetse n'ibijyanye no gutera k'umutima, hari ibice bimwe na bimwe nk'imitsi iyobora cyangwa se imijyana n'imigarura y'amaraso, iyobora amaraso mu bice bitandukanye by'umutima w'undi n'undi gutyo bagahererekana. Bivugwa ko cyangwa se bavuga ko iyo umwe yarwaye bishobora kugira ingaruka ku wundi, dore ko umwe afata imiti n'undi ikaba yamugeraho, bityo rero bukaba basangiye amagara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inkuru yakomeje kugenda yamamaza abakobwa ndetse bakaza no kugera hirya no hino biciye mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru y'uko aba bombi bari bafatanye, ariko hakaza kuvamo umwe akagira igitekerezo cyo gushaka umugabo, ndetse uwo mugabo rwose akemera kujyana umwe muri aba bakobwa nubwo bombi bari bafatanye muri ubu buryo. Uwo mukobwa Abel yashatse umugabo ejo bundi. Umugabo yitwa Josh Bowling. Josh Bowling ni umwe mu bagabo bagize ubutwari bwo gushaka umukobwa umwe muri aba ngaba. Mu mwaka wa 2021 nibwo mu bitangazamakuru inkuru yabaye gikwira ko umwe mu bakobwa bavutse bafatanye gutya yagize igitekerezo cyo kuba yashaka umugabo. Bamwe benshi barabyishimiye ndetse bakoma amashyi, baravuga bati reka dutegereze turebe. Ariko nanone ibibazo byari byinshi byo kwibazwaho, kuko abakobwa babiri basangiye umwanya umwe w'ibanga. Bakibaza bati ese igihe umugabo azaba arimo agira ibyo agira bizagenda bite? Umwe ntabwo azabyumva. Ariko icyo ni ikibazo cyaheze muri bo batashatse gusubiza bo ubwabo. Ndetse ejo bundi hagaragaye umwana muto bamukikiye bari mu modoka, bivuga ko ari umwana babashije kuba bibaruka. Bamwe bati Imana igira amaboko. Nanone ikindi kintu cyagiye kibazwaho, bari bashije bati ese uwasigaye we azashaka undi mugabo
cyangwa se hashatse umwe undi nawe ntabwo azashaka, bigakomeza kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba ku bijyanye n'ibyo abantu bibaza ndetse n'umubano w'aba bakobwa babiri n'umugabo washatse umwe muri uwo. Ku bijyanye n'imibereho, abakobwa babiri ni abakobwa bize baraminuza ndetse mu mwaka w'2013 abo bombi barangije kaminuza, bombi bize ndetse banarangiza kaminuza ndetse bahita bahabwa akazi ko kwigisha mu mashuri abanza mu ishuri ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rya Sunnyside Elementary School. Bahayemo ikiraka cyo kwigisha abakiri bato bakizamuka nyine mu mashuri abanza. Bavuga ko ari abarimu beza bita ku bana ndetse bagira indangagaciro na discipline ndetse bafite ibyo ari byo byose baha abanyeshuri kugira ngo bagere aho bivana n'aho bagera mu bijyanye n'ubumenyi. Aba bakobwa bafite ibyo banga muri ubu buzima, bo ubwabo ku giti cyabo bitangariza ko ibyo banga bitandukanye, ariko nanone ngo ikintu cya mbere banga mu bijyanye n'ubu buzima ni abantu babateraho komenti nyinshi. Ikindi kintu banga cyane ngo ni umuntu ubafotora atabasabye uburenganzira. Ni ikintu ngo gishobora kubababaza cyane, kikaba cyatuma nabo ubwabo babona ko muri sosiyete bafashwe nk'abantu badasanzwe kandi ubwabo biyumva ko ari abantu basanzwe. Ngayo nguko iby'aba bakobwa babiri Aubrey ndetse na Brittany bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana ikomeze ibane nabo. Nitwa Tuyisenge Chrétien, twizere ko ukomeje kumererwa neza. Reka duhure mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.